Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cya 73 ari nacyo gice cya nyuma cy'iki gitabo. Umuntu umeze nk'uw'umutima w'Imana ushaka. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli, igice cya 24, n'urwandiko rwa mbere rw'abami, igice cya mbere, n'urwandiko rwa mbere rw'ibyo ku ngoma, igice cya 21, icya 28 n'icya 29. Abusalomu akuweho, amahoro ntiyahereye ko aboneka. Umugabane w'abafatanyije nawe kwigomeka wari munini cyane, bituma Dawidi atajyaga kugaruka mu murwa ngo atangire gutegeka adahamagawe n'imiryango yose. Nta mwanzuro rusange wafashwe vuba wo kugarura umwami, ariko amaherezo igihe umuryango wa Yuda wiyemeje kugarura Dawidi, iyindi miryango igira ishyari. Hakurikiyeho kuganda, ariko ubwo bugande bwo bwahereye ko buhagarikwa, maze amahoro agaruka muri Isirayeli. Ubugingo bw'umuntu bugira akaga gaturutse ku butegetsi n'ubukungu no ku byubahiro by'isi. Imibereho ya Dawidi akiri muto yari igizwe n'ibyigisho byo kwicisha bugufi, kwihanganira imirimo no kwita ku mikumbi ye ayifitiye impuhwe. Umushyikirano yagiranaga n'ibyaremwe ubwo yabaga ari wenyine mu misozi y'imirambi ukamutera kwerekeza ibitekerezo bye ku Muremyi. Kwitonda cyane yatojwe n'imibereho ye yo mu butayu byari byarateganyijwe Uwiteka amutegurira kuba umwami w'Isiraheli. Ariko kandi gukomera mu isi n'ibyubahiro byayo byacogoje Dawidi cyane, bituma atsindwa n'umushukanyi. Kubana n'abapagani bituma bashaka gukurikiza imihango yabo, maze bibakongezamo n'umuriro wo gushaka gukomera by'isi. Dawidi agambiriye kwigarurira henshi, yiyemeza kongera ingabo ze, maze abwira umuntu wese wari ufite imyaka y'ubukuru ikwiriye gukora ibya gisirikare igihe runaka. Kubw'iyo mpamvu biba ngombwa yuko habaho ibarura ry'abaturage. Ubwibone no kutanyurwa nibyo byatumye habaho icyo gikorwa. Iryo barura ryajyaga kwerekana itandukaniro ryariho hagati y'imbaraga nke igihugu cyari gifite ubwo Dawidi yajyaga ku butegetsi n'imbaraga zacyo n'amajyambere yacyo ari we ukiyobora. Ibyanditswe byera bivuga ngo Satani ahagurukira Abisiraheli, yoshya Dawidi kubara Abisiraheli. Amajyambere Abisiraheli bagezeho Dawidi abayobora yakomotse ku migisha y'Imana, ariko kongera ingabo z'igihugu byajyaga kwereka amahanga yari abakikije yuko Abisiraheli biringiraga ingabo zabo aho kwiringira Uwiteka. Abisiraheli ntibanejejwe n'umugambi wa Dawidi wo kongera ingabo bikomeye. Abantu babwirwa kwiyandikisha, barabyinubira cyane. Noneho babona yuko ari ngombwa gukoresha abatware b'ingabo mu cyimbo cy'abatambyi n'abacamanza bari barakoze ibarura mu gihe cyashize. Uwo mugambi wari unyuranyije rwose n'amahame y'ubuyobozi bushingiye ku butegetsi bw'Imana. Ndetse na Yowabu agerageza kubyanga, abaza ati, ariko nyagasani mwami, ubishakiye iki? Ni iki gituma ushyirisha Abisiraheliho urubanza? Ariko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu. Nuko Yowabu agenda igihugu cya Isirayeli cyose, maze asubira i Yerusalemu. Dawidi yerekwa ko yakoze icyaha. Noneho yicira urubanza, abwira Imana ati, ndacumuye cyane kuko nakoze ibyo. Ariko noneho ndakwinginze, kuraho gukiranirwa k'umugaragu wawe, kuko nakoze iby'ubupfu bwinshi. Bukeye bwaho umuhanuzi Gadi azana ubutumwa agira ati, Uwiteka avuze ngo, hitamo icyo ushaka, ari uguterwa n'inzara imyaka 3, cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi 3, inkota zabo zikugereho, cyangwa se inkota y'Uwiteka iminsi 3, niyo mugiga yatera mu gihugu, na marayika w'Uwiteka akarimbura mu gihugu cy'Isirayeli cyose. Umwami asubiza ati, ndashoboye rwose, reka nigwire mu maboko y'Imana, kuko imbabazi zayo ni nyinshi cyane, ne kugwa mu maboko y'abantu. Igihugu gitezwa mugiga, maze yica Abisirayeli 70,000. Dawidi yubura amaso, abona marayika w'Uwiteka ahagaze hagati y'isi n'ijuru, afite inkota mu ntoki ze ayerekeje i Yerusalemu. Umwami yinginga Imana, ayingingira gukiza Abisirayeli avuga ati, mbese si jye wategetse ko abantu babarwa? Ni jye wacumuye ngakora iby'ubugoryi bwinshi, ariko izi ntama zo zacumuye iki? Ndakwinginze Uwiteka Mana yanjye, ukuboko kwawe kuba ari jye kwerekeraho n'inzu ya data, ariko si ku bantu bawe ngo baterwe na mugiga. Abantu nabo bari barakoze ibyaha nk'ibyo byatumye Dawidi akora ibyo. Nk'uko Uwiteka yahannye Dawidi amuhoye ibyaha bya Abusalomu, ni nako yahannye Abisirayeli ibyaha byabo kubw'icyaha cya Dawidi. Marayika murimbuzi yari ahagaze ku musozi Moriya, ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Dawidi ajya kuri uwo musozi ayobowe n'umuhanuzi, atamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro, yambaza Uwiteka, Uwiteka amusubirisha umuriro uva mu ijuru ujya ku gicaniro cy'igitambo cyoswa. Nuko Uwiteka abona guhendahenderwa igihugu, mugiga ishira mu Bisirayeli. Ahubatswe igicaniro guhera icyo gihe, hakaba ahantu hera, niho Aburahamu yubatse igicaniro cyo gutambiraho umuhungu we, kandi niho nyuma hemejwe ngo hubake urusengero. Dawidi yari amaze imyaka 70 y'amavuko. Umuruho n'ibyago byose yagiye agira mu ruzerero rwe akiri muto, imyaka myinshi yari amaze n'ingorane yahuye nazo, nyuma yaho bimumaramo imbaraga.
intege nke no gusaza hamwe n'icyifuzo cyo kuruhuka bituma atamenya vuba ibibera mu gihugu, maze nanone ubwigomeke bwongera kuvuka ibwami. Uwari urarikiye kwicara ku ntebe y'ubwami noneho yari Adoniya, umuntu w'uburanga cyane mu gihagararo, ariko nta bitekerezo bikomeye yagiraga kandi ntacyo yitagaho. Akiri muto se ntabwo yigeze kumucyaha byatuma arakara, ati ibyo wabitewe n'iki? Kuko yagize gucyahwa guke mu buto bwe, agomera ubutegetsi bw'Imana yo yari yatoranyije Salomo ngo abe umwami. Salomo yari afite ubushobozi buruta ubwa mukuru we, nyamara nubwo uw'Imana yari yahisemo yari yerekanywe neza, Adoniya ntiyabuze abamufasha. Yowabu wari ugejeje icyo gihe akunda umwami, afatanya n'abagambanira Salomo, we na Abiyatari wari umutambyi. Umugambi wo kwigomeka wari wuzuye. Abagambanyi bari bateranye mu munsi mukuru bagira ngo bimike Adoniya, ariko imigambi yabo iburizwamo n'igikorwa cyabaye kidatindiganyije cya Sadoki umutambyi, Natani umuhanuzi na Betisheba nyina wa Salomo. Babwira umwami uko ibintu bimeze, banamwibutsa yuko Imana ariyo yahisemo Salomo kuzamusimbura ku ntebe y'ubwami. Dawidi ahera ko aregura kugira ngo Salomo yimikwe, maze bahera ko bamusukaho amavuta, bamamaza yuko abaye umwami. Ubwo bugambanyi burapfa. Ubugingo bwa Abiyatari ntibwakuweho kuko bubashye umurimo yakoraga nuko yakoreye Dawidi neza, ariko asubizwa hasi ava ku murimo w'umutambyi mukuru uhabwa b'umuryango wa Sadoki. Yowabu na Adoniya nabo baba baretse kubica, ariko Dawidi amaze gupfa bahanirwa icyaha cyabo. Gusohoza urubanza bari baciriye umuhungu wa Dawidi byujuje igihano yagombaga guhabwa inshuro enye, bigaragaza uburyo Imana yazinuwe n'icyaha cyose. Dawidi yitangiye guteranya amafaranga n'ibikoresho by'urusengero guhera igihe Dawidi yimiye. Umwe mu migambi yari yaritayeho cyane wari uwo kubakira Uwiteka urusengero. Yari yaratanze ibikoresho bihenda cyane: izahabu, ifeza, amabuye arabagirana ya shohamu n'amabuye y'amabara menshi, marimari n'ibiti by'igiciro cyinshi. None rero andi maboko yagombaga kubakira isanduku y'Imana inzu, ariyo kimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nabo. Umwami abonye yuko agiye gutanga, atumiza intumwa z'abantu bose mu gihugu cyose kugira ngo abamenyeshe iby'uwo murage ku mugaragaro. Kuko yari afite intege nke cyane, abantu ntibibwiraga yuko azaba akiriho ngo yibonere uwo muhango ukorwa. Ariko umwuka w'Imana muzaho, maze agira imbaraga zo kuvugana n'abantu be ubuheruka. Ababwira icyifuzo cye cyo kubaka urusengero n'itegeko Imana yatanze yuko uwo murimo ukwiriye guhabwa umuhungu we Salomo. Nuko rero imbere y'Abisirayeli bose, ari ryo teraniro ry'Uwiteka, kandi imbere y'Imana yacu yumva, mwitondera amategeko yose y'Uwiteka Imana yanyu, muyamenye, mubone gutwara iki gihugu cyiza, mukazakiraga abana banyu bazabazungura kibe gakondo yabo iteka ryose. Dawidi yari ahagaritswe umutima cyane nuko abayobozi b'Abisirayeli bakwiriye gukorera Imana by'ukuri, kandi na Salomo akumvira amategeko y'Imana, akanga ibyaha byacaga intege ubutegetsi bwa se, byamutezaga akaga kandi bigasuzuguza Imana. Dawidi ahindukirira umuhungu we wari umaze kumenyekana ko amusimbuye, maze aramubwira ati: nawe Salomo mwana wanjye, umenye Imana ya so, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenza imitima yose, akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Nuko wirinde, kuko Uwiteka ari wowe yatoranyije kubakira ubuturo bw'inzu. Shyiraho imbaraga ubikore. Dawidi aha Salomo amabwiriza asobanutse y'uburyo azubaka urwo rusengero. Salomo yari akiri muto, maze atinya iyo nshingano ikomeye yo kubaka urusengero rw'Imana no kuyobora abantu bayo. Dawidi aravuga ati: komera ushikame, uzabikore ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana ariyo Mana yanjye, izabana nawe, ntizagusiga, ntizaguhana. Nanone Dawidi arasubira abwira iteraniro ryose ati: umuhungu wanjye Salomo, uw'Imana itoranyije wenyine, aracyari umwana, ntarakomeza intege, kandi umurimo urakomeye, kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'abantu, ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana. Aravuga ati: jyewe niteguye inzu y'Imana yanjye uko nshoboye kose. Maze akomeza gutondagura ibikoresho yari yateranyije. Hanyuma abaza imbaga y'abantu bari bateraniye aho, bari bazanye amaturo yabo n'umutima ukunze, ati: nuko rero uyu munsi ninde wemeye kwitanga ku Uwiteka? Maze abantu basubiza bafite ubwuzu n'umurava. Maze abantu banezezwa nuko bemeye gutura, kuko batuye Uwiteka bafite umutima utunganye, kandi n'umwami Dawidi nawe yishima ibyishimo byinshi. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose, aravuga ati: Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isiraheli, uhimbazwe iteka ryose. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Ariko nkanjye ndinde n'abantu banjye, byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho, kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho. Kandi umuhungu wanjye Salomo umuha umutima utunganye wo kwitondera amategeko yawe n'ibyo wahamije n'amateka yawe, kandi akora ibyo byose,
yubake n'inzu y'inyumba niteguriye kuyubaka. Umwami yari yarateranyije ibikoresho by'agaciro gakomeye byo kubakisha no kurimbisha urwo rusengero abyitayeho cyane. Yari yarahimbye n'indirimbo z'ihogoza zo kuzajya ziharirimbirwa, maze amajwi akumvikana no mu bikari byarwo. Ubwo rero muri icyo gihe umutima we wari unejejwe no kuba mu Mana. Abatware b'imiryango n'abatware b'Abisirayeli bongera amaturo aba menshi cyane, batanga ku mutungo wabo bwite bashyira mu bubiko. Imana ubwayo niyo yari yahaye ubwoko bwayo uwo mutungo. Yo yonyine niyo ikwiriye gusingizwa, si umuntu. Umwuka wayo ni wo watumye abantu batangana umutima ukunze. Iyo urukundo rwayo rudakangura imitima y'abantu, urusengero ntirwajyaga kuzigera rwubakwa. Mu gihe Dawidi yumvaga ari hafi yo gutanga, yari agifite umutwaro umushengura umutima w'ibya Salomo n'iby'igihugu cy'Isirayeli cyagombaga kugira amajyambere kiyakesha cyane cyane gukiranuka ku mwami wacyo. Ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda. Nuko komera ugaragaze ko uri umugabo, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo, ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse n'amateka n'ibyo yahamije, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose, kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye yamvuzeho ati, abana bawe nibirindira mu ngeso zabo nziza bakagendera imbere yanjye mu by'ukuri n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, ntuzabura uzungura ingoma y'Isirayeli. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya mbere umurongo wa 4. Dawidi yari yaracumuye bikomeye, ariko yicuza ibyaha by'abikuye ku mutima. Yagiraga urukundo rwa kibyeyi kandi yari afite kwizera gukomeye. Indirimbo za Dawidi zihera mu ntango y'icyaha no kwicira urubanza, zikagera ku rugero rwo hejuru cyane rwo gusabana n'Imana. Igitekerezo cy'imibereho ye kigaragaza yuko nta kandi kamaro k'icyaha uretse gukoza umuntu isoni no kumuteza ibyago. Ariko kandi urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo bishobora kugera aho ariho hose. Kwizera niko kuzazamura umuntu agarukira Imana, agasangira n'abandi ibyiza byo guhindurwa abana bayo.